ye ndamanuka bro mu ndagaruka ye ngaruka n'imigagi mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu asivye nuko Babylon kandi ngubu natayima kana nagwanze n'ibizoguzo asivye aziko kuri pasteur none ibyo bintu by'upasteur ntabwo najya mu rusengero nguma akantu ko kubaye byavumose ntabwo byava ubwo n'ubuzo bw'ubusa bw'iciruka buza ntabwo kugutanamo n'imyenda ariko ntabwo ubona ko wabyuganyije gambo paramukana makana ngo iki uyu ngari pasteur uri mwizina rya Yesu ntabwo ubona ko ndi gay gira utanyiba kisanje njya gukubitira mu by'ubutensi kwe tutura tuzera abantu mu Babylon mwizina rya Yesu ariko wabyuganyije gambo kamenya ko yari pasteur harya ngo ni iki ni musaza wawe iyi ni briefcase ngo ni brihindi brihindi ni biki nawe ntabwo nk'ibyo bigambo byawe urimo kuvuga ntabwo ushona gengo za barasta gengo ni iki gengo ntabwo bizi ariko yisirarumbishe iyi ni imbuga y'ibirara iyo njya nko kumferukanse kera wamenera pastor urya ngo uri pastor ma ufite umwuka mubi namenye nsenga neki koko namenye nsengere iyi ni daimoni y'isi ni daimoni yaturutse he wajire kubirara ajuganyura usikuye ari pasteur urimo kubwira ma pastor yamari iwanyu ntazaka ibyo byari umwana nyine akamunanira ni wagutayemo ubuse ababyeyi banyu ntibarumbije ariko amwubaha pastor reba iyo nguye takiyanyisha amenyera iki takiyanyisha wamenyera iki taki ni iki takiba yanyishe mwana we taki se niba nugutoka sereka nigende ari pasteur wigenda utabana umwotsi namumwotsi ubundi tubidiringe umwuka utabi turawirukanye mu izina rya Yesu ubwo se n'uwiruka nubona turi budiringe gute nawe uri Babylon wallahi kudiringa ni iki ngo ninga tudiringe bizimye izina rya Yesu utanye no gutuka koko kwita mu mwotsi ndetse kwa broskita ni makano kwa bro broskita ni makano broskida ni nde bros ni preskida se wa ndijya numva wafunzwe bakafungura ntabwo wamusengera se basi ntabwo bishona ntabwo ndi umugome ngewe na Yesu ntabwo ari umugome ntabwo ndi mubaya ibukubaya ni ijambo ry'igiswahili pastor muraniza satani fesa ahubwo akuvemo mu izina rya Yesu pastor muraniza gishinze mutima kana vuga ngo mu izina rya Yesu banzune mu mwotsi bundi kandi ari pasteur ibyo by'imyotsi bya pasteur nagabizi none se hari imbabura nikoreye iyo turabidinga vuga cyane Yesu we Kristo nyingabo umwami ye baba we kuva nakizwa ngiye byo amasigara byose reka ngurabure ngatubidiringe nimurana mu mwotsi tudiringe iki tudiringe iki tubivuganeho nyine ibyo bintu byawe nyine by'ibintu by'imyuka ibintu byahuzo nyine by'ibisinici kabisa sinici ndindaya se pasteur wamwihoreye nawe nagushona pastor ubwo mujye izi mvugo z'ikigiye ejo ndi okay tuvugana ubwo buhori bwawe ubuhori hori okay umwuka wera amen hori spirit ni bijyamo ariko bigira pastor nyine umva ngaho nyine tuvugana tuvuga hagarara aho kumvikana dore imyotsi kurimo ni myinshi ngira ngo mu izina rya Yesu ngizuvuga mu izina rya Yesu nawe rero muranira takikurusha vuga mu izina rya Yesu basi mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana nizikumanukiremo mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana umwuka w'uburara fire muriro biranira takifast mu izina rya Yesu biranira taki biragutera take n'amakano wallahi takifast umva rero imbe tangiye so twari duhuye nigendera ubu ngubu no kuzamuzana iwanjye ikintu cyazakande gituma bumurara urumva ubu ngubu do mu izina rya Yesu taki ni ibiki ni imyuka mibi murimo urumva nimutera kugira ngo akomeze anywa amatabi
agende anywa inzoga bavuga mu izina rya Yesu. Kuba nkurambitseho ikiganza uba wakize mu izina rya Yesu. Oya ntabwo sha. Nubuhuzo pastor, nubuhuzo uri murankura muri gengo. Gengo ni ibiki ko gengo wayigayemo. Ndimo ndanyera. Ayinene mukiza. Kuva buriya natangiye kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Pastor ndimo ndabona inyo ya Yuda, ndimo ndayibona. Ndimo ndayibona pastor. Aya bafite amadayimoni menshi. Kandi nawe buriya nturishasha. Nanjye se nkabwira Ni wari ugiye kwishingira kwa kana cyangwa agubize. Ndimo ndabona Abraham ambwira ibintu by'ubuhuzo. Ndabona wanjye ngakire. Gukira bwo yakize. Pastor inyo ya Yuda yatukura. Gaho zamura amaboko uvuge ngo mu izina rya Yesu. Pastor ndimo ndashyira. Bivuge Mu izina rya Yesu. ndamwemereye. Oya nekira ubusura cyakugwa muri kino cyo. Byakomeye. Urumva umeze ute? Ndimo ndabona umwotsi wa danje Uguruka. Gira ngo uragiye. ongera uvuge ngo mu izina rya Yesu. Ongera uvuge ngo ongera. Pastor takiyamisha. Vuga inshuro 7 uvuga ngo Umukurabuze. manza wumve. Inshuro 7 n'umwuzuro w'Imana. Ndabyumva karindi. Umusaza wawe yakize. rero kwishingira nabyo se n'icyaha. Kwishingira. Buriya aho windaho kugira ngo ubindaya, sibyo? Ariko uburyo mwemwe mwari mugiye gukora bwari uburyo bw'uburayi. Kuko uriya mugabo ntacyo ari kuzakumarira. Uriya mugabo ni nawe washoye umusaza wawe mu burara. Wumvaga be yazakumarira iki? Nasi pastor nawe yakijijwe. Uri kukunabona nanjye no kumbiza no nimbone. Oya uriya mugabo ntabwo mushaka. Mu izina rya Yesu mujye mushaka abagabo basobanutse. Oya ntabwo ngushaka. None. Ariko rero buriya reba umugabo nyamugabo ufatika. Ibintu mutangiye ntabwo ari sawa. Mutwara. Murimo muramuzo ingabo. Twara musaza. Twara mutwara. Mwe muri gengo. Oya mugende tuzavuga. Genda niba ngusengeye uzagaruke warakijijwe ujye mu rusengero Imana iguha amafaranga. Umwotsi none rero mutangiye. Imana izaguha amafaranga. Kibazo umwotsi wahiye pastor. Ntiwemera ko Imana ishobora byose? Inyo ya Yuda isumutuku Yuda arayinyeretse ku buntu mwana. Ibyo bintu ntabwo ari sawa wala. Ariko imyayo urumva ibintu ari kuvuga yakize pasi. yakize.